Hey, okay, alright, murakoze cyane mwese bakunzi ba channel yacu umupira Rwanda, channel yacu rwose ikomeza kugenda yaguka buri munsi, nkomeza kugenda mwese mbashimira ku ruhare mudahwema kutwereka, ko mudukunda, ko mukurikira ibiganiro byacu, ko mukurikira byinshi bitandukanye mba nabateguriye kugira ngo bagezweho hano ngaha ku mupira Rwanda. Aka kanya rero nkuzaniye amakuru agiye atandukanye, nkuzaniye amakuru agezweho ku ikipe yawe ukunda, ikipe ya Rayon Sport, isaro ry'Inyanza. Nkuzaniye amakuru menshi agiye atandukanye mu myitozo yayo uko bimeze, amakuru arimo aranga imyitozo yayo, ese n'abandi bagarutse bavuye mu mvune, ese abakinnyi bashyashya bimeze bite, ese fitness irimo igenda izamuka gake gake. Nkubwira ko ari ikipe ya Murera rwose, ibintu byose bigifunguye hano muri shampiyona y'u Rwanda, ko nta kintu kidashoboka ubu ngubu, ibintu byose bishoboka. Akaba ariyo mpamvu rero nkuzaniye video nziza cyane, kwereka uko barimo bitegura imikino y'igikombe cy'amahoro ndetse n'imikino ya shampiyona ikurikira, na byinshi bigiye bitandukanye byaranze imyitozo kuri uno munsi mu ikipe ya Murera, ndetse n'abakinnyi bari basanzwe bari mu mvune, niyo batangiye kugaruka bakaba barimo bakora imyitozo igiye itandukanye. Mbere yuko nkomeza byinshi bigiye bitandukanye byaranze imyitozo y'uno munsi, byaranze mu myitozo ya Murera bakoze kuri uno munsi, ikintu cya mbere nabanza kuvugaho ni ugushimira Murera, gushimira abakinnyi ba Murera bitwaye neza rwose ku mukino bakinaga n'ikipe ya Police FC ya hano mu Rwanda. Ni umukino utari woroshye, ni umukino wari ufite byinshi uziguye ku ikipe ya Murera, wari ufite byinshi rwose werekana, wari ufite byinshi wari uvuze. Ni amanota atatu atarasobanuye ikintu kimwe gusa, yego amanota yose aba ari atatu muri shampiyona, amanota yose muri shampiyona abangana, amanota muri shampiyona abavuze ikintu kimwe gusa, bitewe n'ikipe kuri ayo manota hari igihe biguha motivation igufasha gukina indi mikino ibiri imbere, bikagufasha kuba wategura ndetse ukanahanganira uwo muhanganye igikombe cya shampiyona, dore ko ari urugamba rusigaye rutoroshye. Kenshi byahoze ari ikipe imwe APR FC, ariko ubu ngubu ntabwo bikiri ikipe imwe, ni APR FC, Rayon Sport na Police FC. Byumvikana ko yabaye amakipe atatu, wenda twakuramo ayo muri Sudani kuko ariyayo bisa nkaho nubwo akina no ngaho ariko atazagira ijambo rinini mu kugena uzatwara igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, kuko bikunze Ferwafa yatangaje ko ari amakipe bazategura igikombe cyabo nk'amakipe yo muri Sudani azaba akina hano muri shampiyona y'u Rwanda. Rero bisobanura ko nta gikombe cyo mu Rwanda azatwara, ahubwo azatwara igikombe cy'amakipe yo muri Sudani yatwaye shampiyona hano mu Rwanda. Byumvikana ko El Hilal na El Merreikh izaba iya mbere hano muri shampiyona y'u Rwanda, izegukana igikombe nkaho ari icyo muri Sudani yegukanye. Rero n'ubundi urugamba ruracyakomeje rwose, urugamba rurimo amakipe amwe, urugamba rurimo Rayon Sport, APR FC, rukabamo Police FC. Dushatse twavuga ko ayo ngayo yonyine ari muri runo rugamba rwa shampiyona, arimo ahatanira kureba uburyo bagenda bitwara neza cyane, bakareba ko bakuramo amanota, barimo barushwa n'ikipe ya APR FC iri ku mwanya wa mbere, ubundi bakegukana igikombe cya shampiyona cy'uno mwaka. Rero mu myitozo bakoze kuri uno munsi, ku munsi wo kwa mbere mu masaha nimugoroba, hari byinshi bigiye bitandukanye byayiranze, ni byinshi byagiye bigaragara mu myitozo y'ino kipe ya Murera, isaro ry'Inyanza. Ariko inkuru twavuga ko ishimishije muri zose niyo kugaruka kw'abasore bagiye batandukanye, bari bamaze igihe bari mu mvune, bari bamaze igihe batagaragara muri match ikipe ya Murera yari ifite, kandi ari abasore b'inkingi za mwamba. Rero muri abo basore ngiye kuba mbabwire iminota bakoze mu myitozo, ndetse n'uko bakiriwe muri squad, kugira ngo tumenye urwego bagarutseho n'igihe bizabafata kugira ngo babe bagaruka mu kibuga bakina imikino yose bari fit 100%, bongeye kuba batanga ibyo basabwa mu ikipe ya Murera, bongeye kuba batanga byinshi bigiye bitandukanye muri no kipe y'isaro ry'Inyanza, kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda bimera neza cyane. Abakinnyi bari mu mvune rero nta bandi, harimo uwitwa Joachim Vigno, hakabamo uwitwa Youssou Diagne, umudefanseri collaborateur w'umunyasenegal, hakabamo umunyarwanda ubica bigacika bamwita Habimana Yves. Uyu nawe yari amaze igihe afite ikibazo cy'imvune, ariyo mpamvu atarakigaragara mu mikino kipe ya Murera yari irimo ikina, ndetse n'uwitwa Ndayishimiye Richard, we ntabwo ari ikibazo cy'imvune yari afite, ahubwo
fitness itari ihagije kuko murabizi ko yagiye gukora test mu bihugu bigiye bitandukanye ariko ntibize gukunda ko yagumayo ngo asinyire ayo makipe, rero akaba ariyo mpamvu yagarutse mu ikipe ya Murera, ariko fitness ye ntabwo umutoza ayikunze ahitamo kuba yabaretse kumushyira mu bakinnyi babanzamo. Byumvikana ko rero ari abakinnyi bane bari bamaze igihe batarimo bakoreshwa neza nk'uko bikwiye muri ino kipe ya Murera isaho y'Inyanza. Ndahera rero ku musore bamwita Habimana Yves Rutsiro. Uyu ni umusore ukomeye cyane, umusore w'umwataka, ni umusore ino kipe ya Murera yaguze imukuye mu ikipe ya Rutsiro hariya mu burengerazuba. Araza rwose ubona ko nubwo atatanze nk'ibyo Abedi Biramahire yari agiye amaze gutanga, ariko wabonaga ko mu buke bw'abakinnyi Murera yari ifite uyu nguyu Habimana Yves Rutsiro yatangaga byinshi bigiye bitandukanye, yari ashoboye yakoraga ibyo ashoboye kugira ngo arebe ko yaha ibyishimo abafana ba Murera, ariko yatanga amanota 3 ku ikipe ya Murera, ariko nubwo bitagendaga neza cyane nk'uko babyifuzaga. Gusa we twavuga ko ntako yagiraga, biki yabaga ashoboye rwose yabasha kubitanga muri ino kipe ya Murera. Rero mu minsi yashize yaje kuba yagira ikibazo cy'imvune bituma ajya hanze y'ikibuga, ariko ubu ngubu yamaze kugaruka neza cyane, ari muri squad Drengiyo Vidonza cyane barimo bakora akito zo kwiruka nka Habimana Yves Vinyo ndetse n'uwitwa Richard Ndayishimiye n'uwitwa n'umusore w'umunya Senegal Youssou Diagne, ngabara rwose bagarutse mu myitozo bameze neza cyane. Ubwo byumvikana ko Habimana Yves nawe yaba agiye kugaruka agatanga ramforo, dore ko ari umwe mu bakinnyi beza b'Abanyarwanda bahari, kandi tuzi ubukene bw'abakinnyi b'Abanyarwanda buri muri ino shampiyona y'u Rwanda. Ari bimwe mu bituma umukinnyi w'Umunyarwanda uba uhari mwiza atajya apfa kubura umwanya wo gukina no kubanzamo mu makipe uko ari 3 akomeye hano mu Rwanda. Rero nta wundi naje kubabwira aho bamwita Habimana Yves Rutsiro. Reka rero nkomeze kuri Youssou Diagne. Ngo ni umusore ukomeye cyane w'Umunyasenegal, ni umusore mpuzamahanga rwose, umudefenseur ukomeye cyane, aho mu gihe yari amaze atari mu ikipe ya Murera, n'ubwo wenda bazanye abadefenseri barimo Yannick Bangara, harimo Chimanga, abo ni abadefenseri b'abanyamahanga bazanywe mu kwezi kwa mbere kugira ngo barebe ko batanga ramforo, ariko turabizi ko partnership ya Emery ndetse na Youssou Diagne ari partnership nziza cyane. Iyo bari gukinana ubona bahuza umukino, ari abakinnyi bamenyeranye, ari abakinnyi rwose twavuga ko bitwara neza mu gihe bakoranye bakinanye mu ikipe ya Murera. Rero mu minsi witwa Youssou Diagne yari amaze adahari, wabonaga ko icyuho cye rwose ntabwo cyabuze kuba cyagaragara, ariko ubu ngubu yamaze kugaruka mu myitozo. Yakoze imyitozo no munsi ku munsi wo kwa mbere, yakoze imyitozo yose yuzuye. Mu minsi yashize yatangiye imyitozo arimo akina gake gake, arimo akina hanze y'ikibuga, ariko no munsi yayikoze rwose yuzuye. Byumvikana ko ari imbaraga nziza zigarutse muri ino kipe ya Murera, rwaba ari urugero rwiza, akaba ari ibintu byo kwishimira kuba barekipeye umusore nk'uyu nguyu bamwita Youssou Diagne. Rero reka tujye kuwitwa Joachim Vignon, umukinnyi ukomeye cyane, umukinnyi ukina ku ruhande, ni umuwinga ukomeye cyane wari waje kugira ngo arebe ko yakinana n'uwitwa no musore ukomeye cyane w'umunya Cameroon bamwita Azizi Basane Kuranyaro. Uyu Vignon yari yaje ngo arebe ko bakinana bagakorana, ariko ahitagira akantu k'akanoke bitewe n'ita fitness ari nkeya yarazanye, rero byaje kugenda neza. Ariko ubu ngubu yaje kuba nagaruka mu myitozo avuga ko ingamba agarukanye ari ingamba nshyashya, agomba kwerekana ibyo ashoboye mu ikipe ya Murera, akerekana ko ari umukinnyi ukomeye cyane, ari umukinnyi waje ari uwo kwibandwaho rwose, ari umukinnyi bagomba guha umwanya, akerekana icyo ashoboye mu ikipe ya Murera, ndetse agatanga imbaraga ze zose zigiye zitandukanye. Bakunzi ba channel yacu Umupira Rwanda, ngaho niyo makuru yaragezweho mu ikipe ya Murera, nizo nkuru nshyashya zari zigezweho kano kanya. Icyo ngusaba ni kimwe rero, ndagusaba kanda subscribe dukomeze kubana mu zindi nkuru zitaha. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.